Amateka ya Pasika ni maremare kandi afite uburemere bukomeye mu myemerere y'abakristo ndetse anafite inkomoko mu mihango y'Abayahudi, dore ko ibisobanuro byimbitse ku mateka ya Pasika ibyinshi bikomoka mu Bayahudi. Inkomoko ya Pasika mu myemerere y'Abayahudi. Ijambo Pasika ubundi ryakomotse mu ijambo ry'Ibihurayo Pesacha, risobanura kurenga cyangwa gusimbuka. Iri zina rifitanye isano n'inkuru yo mu Itangiriro ndetse no mu Kuva, aho Imana yateje icyorezo cya nyuma mu Misiri kwica abana b'imfura b'Abanyamisiri, ariko ikarenga ku nzu z'Abisirayeli zasizwe amaraso y'umwana w'intama ku miryango. Iyo nkuru iri mu Kuva igice cya 12. Nibwo Imana yahaye Abisirayeli itegeko ryo gutegura umunsi wa Pasika buri mwaka nk'urwibutso rwo kurokoka ubwo bwicanyi no kuba bararekuwe bakava mu bucakara mu Misiri. Bawizihizaga barya inyama z'intama, imigati idasembuye n'ibimera birura bayita herbs nk'urwibutso rw'imibabaro yabo. Pasika mu myizerere y'Abakristu nayo ifite ikindi gisobanuro. Abakristu basobanura Pasika nk'isabukuru y'izuka rya Yezu Kristo nyuma yo kubambwa. Ibi byabaye nyuma y'icyumweru cya Pasika y'Abayahudi, bityo bizihizwa nk'isohozwa cy'ibyahanuwe kuri Mesiya. Amateka yayo mu buryo bukurikira arihariye. Iminsi y'icyumweru gitagatifu Holy Weeks itangira ku cyumweru cya Mashami Palm Sunday, ubwo Yesu yinjiraga i Yerusalemu, igakomereza ku wa kane mutagatifu Holy Thursday, ifunguro rya nyuma Last Supper, ku wa gatanu mutagatifu Good Friday, umunsi w'ububabare n'urupfu rwa Yezu, kugeza ku cyumweru kuri Pasika Easter Sunday, izuka rye. Izuka rya Yezu rifatwa nk'ishingiro rya Kiliziya Gikristo. Intumwa zabonye Yesu yazutse, ibyo bituma Abakristo bamwemera nk'umwana w'Imana watsinze urupfu no kurokora abantu. Uburyo Pasika yizihizwa. Mu Bayahudi, Pasika yizihizwa mu gihe cy'iminsi 7 kugeza ku 8 bitewe n'ubwoko bw'Abayahudi. Hakabaho kurya ifunguro ryihariye Sendamid, gusoma inkuru yo mu Kuva no gukomeza imigenzo yo kurya imigati idasembuye. Mu Bakristo basanzwe hari amateraniro yihariye, indirimbo y'izuka, ibirori byo kwizihiza Yesu ku rupfu. Amabanga menshi afite umuco wo guha abana amagi ya Pasika Easter eggs asobanura ubuzima bushya. Pasika ifite umumaro munini ku Bakristo ndetse n'abayemera. Pasika isobanura ubugingo bushya, itsinzi y'icyiza ku kibi, ibyiringiro byo kuzuka no gukizwa ku bemeye Yesu. Ni isabukuru ifite ubusobanuro bwimbitse ku kwemera n'imibereho y'abayemera. Mukomeze mugire Pasika nziza, Yezu Kristo azukire mu mitima yanyu.